murakoze Padiri mukuru basaserdoti biyeguriye Imana bayobozi inzego za leta bakristo bavandimwe nongeye kubifuriza ibire nziza n'isabukuru nziza ya paruwasi. Turashimira Imana muri imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu umukiza tuvukiye 125 inkuru nziza y'umukiro itugezeho mu Rwanda. Noneho rero muri iyo 60 ya paruwase ya hano Nyamirambo yaragijwe Mutagatifu Karoli Rwanga umuryango w'Imana Kiliziya ishinzwe hano. Imana hashize imyaka 60 buri munsi Imana isingizwa hano muri iyi quartier. Amajwi y'abakristo basingiza Imana yikiriza y'abamarayika mu ijuru baririmba nk'i Betelehemu Yesu avutse n'umukiro w'Imana ugataha ahangaha. Ni ingabire nyinshi dushimira Imana iyo twungutse umuryango w'Imana paruwase urugo rw'Imana aba ari umugisha ukomeye aho Imana isingizwa n'abantu bakaronka umukiro. Umuryango w'Imana rero ntabwo ari twebwe gusa hano muri imyaka 60 nk'uko mwumvise nuko hari abatubanjirije batabarutse. Nahoze mbaza Padiri mukuru ubundi ku munsi nk'uyu nguyu twakagombye kuba nabura ari abantu bake bavukanye n'iyi paruwasi, ni ukuvuga babatijwe muri uriya mwaka paruwasi yatangiriyemo, batangiranye na paruwasi. Ariko ubanza yabwiye ko nta n'umwe babonye uri hano ngo abe yashoboye kuza ngo twifatanye. Bivuga ngo benshi baratabarutse. Kiliziya rero umuryango w'Imana ntabwo ari twebwe gusa turi hano ku isi. Kiliziya umuryango w'Imana igizwe n'ibice bitatu. Hari twebwe turi mu rugendo hano ku isi, hari abavandimwe bacu batabarutse batashe ihirwe ry'ijuru badusabira, ndetse no mu birori nk'ibi ngibi mu gitambo cy'Ukarisitiya tuba twifatanyije dusingiza Imana, noneho bo bayitaramiye mu ijuru, natwe hano ku isi twifatanyije mu ijwi rimwe dushimira Imana. Akaba rero n'ikindi gice cy'abavandimwe batabarutse muri uku kwezi duhora twibuka kandi dusabira, bakiri mu isukuriro ngo bitegure guseruka mu ihirwe ry'ijuru bakereye ijuru. Ibyo bice rero byose uko ari bitatu bigize umuryango wa Kristo Kiliziya. Iyi paruwase yaragijwe Mutagatifu Karoli Rwanga. Umunsi nk'uyu no mu birori nk'ibi ngibi tuba twifatanyije mu gitambo cy'Ukarisitiya nk'uku nguku. Turashimira Imana rero imbuto zeze muri uyu muryango w'abakristo. Abakristo babatijwe, ingo z'abakristo zubatswe, abasaserdoti iparuwase yatanze, abiyeguriye Imana, ababikira, abafurere, imiryango ya Gikristo Gatolika
abakristo b'imena baba bahama mu kwemera. Izi ni imbuto zeze ku ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwakoze hano. Dushimira Imana. Isabukuru ya Paruwasi ya Nyabirambo ije turi mu kwinjira mu mwaka wa yubile ya Archdiocese ya Kigali. Mu mwaka w'1976 nibwo Archdiocese ya Kigali yashinzwe. Bivuga ngo umwaka utaha turi muri yubile, nidusoza yubile y'impurirane tuzatangiza yubile ya Archdiocese ya Kigali. Paruwasi ya Nyamirambo rero iri muri paruwasi zatangiranye na Archdiocese ya Kigali. Dushimira Imana. Ubu rero dutangiye gusogongera ku byiza Nyagasani yakoreye Archdiocese ya Kigali muri myaka 50. Paruwasi ya Nyamirambo turabashimira ko mudusogongeje kandi dukomeze muri ziyubire gusingiza Imana kandi dusigira imbuto nyinshi kandi nziza nk'uko bababwiye. Itariki 6 z'ukwezi gutaha twese tuzahurire Nyamirambo nako kuri Stade Amahoro. Rubyiruko ni mwebwe benshi 70% bya batura Rwanda n'urubyiruko. Rubyiruko rero muzaseruke ku bwinshi tuzizihize yubile hamwe na Kiliziya yose mu Rwanda dushimira Imana ibyiza yadukoreye. Paruwasi yaragijwe Mutagatifu Karoli Rwanga ni Nyamirambo. Turabashimira cyane uko muhora mutwibutsa kandi mudufasha kuzirikana abakurambere abatagatifu ba mbere muri Afurika y'abirabura. Mutagatifu Karoli Rwanga na bagenzi be bahowe Imana i Bugande, ndetse tugashimira Imana yuko Mutagatifu Karoli Rwanga dufite ni gice cy'umubiri we hano nk'uko bigenda muri tradisiyo ya Kiliziya. Ku buryo rero hano ntabwo yaragijwe Mutagatifu Karoli Rwanga gusa, ni n'ingoro ya Mutagatifu Karoli Rwanga ubwo kimwe hamwe na bagenzi be yayoboraga kandi ahagarariye. Kandi uko twagiye tubigarukaho ni n'umuvugizi w'urubyiruko. Kaba urubyiruko tumufiteho umwihariko nk'umuvugizi kubera n'ubutumwa yakoze mu bihe bikomeye, akayobora urubyiruko bakaba intwari mu kubera Kristo abahamya. Mu gusoza rero ndagira ngo ngaruke kuri uyu munsi w'urubyiruko. Ni umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko. Nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 akaba ari bwo bwa mbere twizizanyije nawe uyu munsi mpuzamahanga w'urubyiruko. Akaba yaratwoherereje ubutumwa tugeze ku rubyiruko, ubutumwa bwe bwa mbere aha urubyiruko. Ndagira ngo rero mbubagezeho mu ncamake. Agira ati: urubyiruko rukunda, mu ntangiriro y'ubutumwa bwa mbere bahaye ndashaka kubanza kubashimira. Ndabashimira by'umwihariko mwasakaje igihe ibyishimo mwasakaje igihe mwazaga i Roma kuri yubile yanyu, ndetse ndanashimira urubyiruko rwose rwifatanyije natwe mu isengesho hirya no hino ku isi. Byabaye igihe gikomeye cyo kuvugurura umunezero uturuka ku kwemera no gusangira amizero agurumana mu mitima yacu. Dukora uko dushoboye rero iri huriro mu guhimbaza yubile
ntisigare ari amateka gusa, ahubwo ribere buri wese umwanya wo gutera intambwe ijya mbere mu buzima bwa gikristo, bimutere n'umwete wo guhamya ibirindiro mu buhamya bw'ukwemera. Ku itariki 3 y'ukwa munani ari yubile y'urubyiruko i Roma, Nyirutungane Papa akaba yari yadusabye ko no hirya no hino ku isi twese twifatanya. Ahangaha ndagira ngo mbone no gushimira urubyiruko rwacu mu Rwanda, by'umwihariko muri Archdiocese ya Kigali, ko icyo gihe nk'uko mubizi twari twakiriye inama y'abepiskopi ba Afurika yose, ndetse Nyirubutungane Papa Leo wa 14 wari gitangira ubutumwa nari narabimugejejeho ndanamutumira, ariko birumvikana ntabwo yari kuba hose, yari ku cyicaro i Roma yakira urubyiruko ruvuye ku isi yose, ariko arambwira ati tuzaba twifatanije aho muri, noneho mwahuje kiliziya muri Afurika yose. Ndagira ngo rero mbagezeho irishimo rya Nyirubutungane Papa Leo, uko ikibeho urubyiruko mwadufashije kwakira abepiskopi ba Afurika yose bari bateraniye ino, batahanye ibyishimo bikomeye, kandi nabo ubwabo bantumye kubashimira kuko byababereye ubuhamya bubakomeza kandi butanga icyizere kuri kiliziya muri Afurika, cyane cyane ko Kibeho ifite ikivuze cyane ku rubyiruko. Kibeho Bikira Mariya yabonekeye urubyiruko, bariya abakobwa bari abanyeshuri, Kibeho uko ari 3, Alfonsina Bamureke, Natalia Mukamazimpaka, Marie Claire Mukangango, bari urubyiruko nk'amwe. Biduha rero umwihariko wa kiliziya ku rubyiruko muri Afurika. Abatagatifu ba mbere muri Afurika y'amajyepfo ya Sahara, Afurika y'abirabura, bari urubyiruko. Karoli Rwanga na bagenzi be, kandi icyo gihe twanizihizaga tunibuka umutagatifu Umuhire uri mu rwego rw'abahire rubanziriza rw'abatagatifu. Bangaha Nyirubutungane Papa yashyize mu rwego rw'abahire Umuhire Floribert Bwanacui, hano hakurya kuri Goma, umusore wabaye intwara akanga ruswa kugeza naho bamuhitana, yanze kwakira ruswa ngo ahitishe ibiribwa byari byararengeje igihe bishobora kugwa nabi ubuzima bw'abantu. Birebe byose bitugaragariza ukuntu urubyiruko muri kwisonga muri kiliziya yacu, by'umwihariko muri Afurika. Akaba rero atwibutsa nk'uko uhagararira urubyiruko yabivuze, insanganyamatsiko y'ihuriro ry'urubyiruko dutegura. Namwe rero muzambera abagabo kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 27 dutangira kuri uyu munsi kuzirikana kuri uyu munsi mukuru wa Kristo Umwami, umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko. Dufashijwe n'imbaraga za Roho Mutagatifu, Nyirubutungane Papa arakomeza, twebwe abari mu rugendo rw'amizero turitegura kuba abahamya b'ukuri ba Kristo. Nidutangire uru rugendo ruzatugeza ku munsi mpuzamahanga w'urubyiruko i Seoul muri Korea y'Amajyepfo mu mwaka wa 2027, nibwo ihuriro ry'urubyiruko ku isi rizaterana. Insanganyamatsiko ikaba ari iyi ngiyi:
muri urwo rwego ndashaka kugaruka ku ngingo ebyiri z'ingenzi z'ubuhamya. iya mbere, ubucuti dufitanye na Yezu duhabwa n'Imana nk'impano. iya kabiri, umuhate wa buri wese mu kubaka amahoro mu muryango mugari. ingingo ya mbere, muri inshuti mukaba n'abahamya. ubuhamya bwa gikristo bukomoka ku bucuti umuntu agirana na Nyagasani wabambwe kandi akazukira kugira ngo aturonkere twese umukiro. ubwo buhamya ntibugomba kwitiranwa n'icengezamatwara, ahubwo n'igihamya yo guhinduka by'ukuri ku mutima. twumvise mu Ivanjiri bamugira nabi ukuntu yahindutse ku mutima, biherekejwe n'umubano ugamije kuvugurura isi. Yezu ubwo yahisemo kwita inshuti y'abigishwa yari yarayishuriye ingoma y'Imana, kandi yari yarasabye kugumana nawe kugira ngo babane, hanyuma abatume kwamamaza Ivanjiri. niyo mpamvu Yezu atubwiye ati muzaba abahamya b'ibyo mwabonye kandi mwumvise, abaduhamiriza ko adufata nk'inshuti ze. niwe wenyine uzi neza abo turi bo n'impamvu turi hano. azi imitima yanyu rubyiruko, azi agahinda mugira imbere y'ivangura n'akarengane, azi inyota yanyu mu gushaka ukuri n'ubwiza, ibyishimo n'amahoro. abinyujije mu bucuti bwe, Yezu arabumva, akabaha imbaraga kandi akabayobora, agahamagarira buri wese ubuzima bushya. tuzirikana amagambo y'intumwa Yohani asoza Ivanjiri ye ya 4. uwo mwigisha niwe mugabo wemeza ibyo byose kandi niwe wabyanditse. byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari iby'ukuri. iyi nyandiko yose ibanza isobanura nk'ubuhamya bwuzuye icyubahiro n'ishimwe bivuye ku mwigisha utavugwa izina, ahubwo yivuga nk'umwigishwa Yezu yakundaga. dore ibyo Yohani agaciro kuruta ibindi, kuba umwigisha wa Nyagasani no kumva ko yakunzwe nawe. nibwo dusobanukirwa ko ubuhamya bwa gikristo ari imbuto y'umubano ushingiye ku kwemera n'urukundo dufitanye na Yezu, we dukesha umukiro w'ubuzima bwacu. ibyo Yohani yanditse bireba namwe rubyiruko. Kristo arabahamagarira kumukurikira, kwicarana nawe, kumva umutima we no gusangira ubuzima bwe bya hafi. buri wese muri mwe ni umwigishwa Yezu akunda, maze muri urwo rukundo havukamo ibyishimo by'ubuhamya. undi muhamya w'intwari mu kwemera ni Yohani Batista, wabaye integuza akanatangiza inzira y'umukiza. yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri kugira ngo bose bamukeshe kwemera. nubwo yari yishimiwe cyane n'abantu benshi, ubwo yari azi neza ko ari ijwi ryerekana umukiza rivuga riti dore intama w'Imana. urugero rwo rutwibutsa ko umuhamya nyawe atagamije kwigaragaza cyangwa kuba ku isonga, ntashaka gukurura abamukurikira mu izina rye. umuhamya w'ukuri ariyoroshya, akagira umutuzo mu mutima we, akagendera kure ibyo kumva ko ari we ugomba guhangwa amaso. niyo mpamvu Papa Francisco yabigarutseho cyane, avuga ko nitudasohoka ngo tuve mu bwisanzure bwacu, nitutajya kureba abakene n'abiyumvamo ko bahejwe mu bwami bw'Imana, ntituzabasha kuba abahamya no guhura na Kristo. tuzatakaza bya byishimo byo kwigishwa inkuru nziza n'ibyo kuyigisha abandi. rubyiruko dukunda, ndasaba buri wese muri mwe gukomeza gushakashaka inshuti n'abahamya ba Yezu mugendeye ku byanditswe bitagatifu. nimusoma inkuru nziza Yezu Kristo, muzasanga bose barabonye igisobanuro nyakuri cy'ubuzima binyuze mu mubano wabo
na Kristo. Kuko rero ibibazo byacu bikomeye ntibisubizwa nuko duhora dukoresha telefoni zo ziturangaza zikanatunaniza zikadusiga mu bwigunge n'imitima inaniwe. Ntidushobora kubona igisubizo ni bituma mu bitekerezo byacu gusa. Inzozi zacu tuzigeraho iyo dusohotse muri twe ubwacu tukaziharanira. Mube abahamya, mube n'abamisiyoneri. Urubyiruko mufashijwe na Mutagatifu mushobora kuba abamisiyoneri ba Kristo mu isi. Benshi mu bavandimwe banyu mungana bisanze barageze mu rugomo, bahatirwa gukoresha intwaro, gutandukanywa n'imiryango yabo, guhunga cyangwa kwimuka ku gahato. Abandi benshi babuze amashuri n'ibindi by'ibanze bibafasha kubaho. Nyamara bose kimwe namwe bahora mu rugendo rwo gushaka igisobanuro cy'ubuzima no kubaho bibahangayikishije. Bakaremererwa n'imbaraga sosiyete ikoresha mu buzima bwabo, amakimbirane mu miryango, kubura amahirwe, kubabazwa n'amakosa yo mu gihe cyahise. Mushobora kwegera urundi rubyiruko mukagendana nabo, mukabereka ko Imana muri Yezu Kristo yegereye buri muntu wese. Nkuko Papa Francisco yakundaga kubivuga, Kristo yerekana ko Imana ari ubuhungiro, impuhwe n'urukundo rutaretse. Mu ibaruwa ye ya nyuma yanditse Direx Nos. Koko si buri gihe byoroshye gutanga ubuhamya mu byanditswe bitagatifu. Tubonamo kenshi ihangana hagati y'abakira n'abatemera Yezu. Nuko urumuri rumurika mu mwijima, ariko umwijima wanga kurwakira. Nicyo gituma n'umwigisha w'ubuhamya nawe anyura muri iryo totezwa, akageragezwa n'abanze kumwemera, ndetse rimwe na rimwe agahura n'urwango rugaragara. Urubyiruko nkunda, iyi sabukuru y'amateka yanyu, iyi sabukuru si inkuru y'amateka gusa. No muri iki gihe turimo, abantu benshi ku isi, abakristo n'abandi bantu b'inyangamugayo barababazwa, barabeshyerwa, baratotezwa, ndetse bakanahohoterwa. Kandi bamwe muri mwe mushobora kuba mwarahuye n'ayo makuba, cyangwa mukageragezwa, mukanatotezwa, mushaka kurwana cyangwa kwihorera. Ariko twibuke inama ya Mutagatifu Pawulo igira iti, ntureke inabi kuganza, ahubwo inabi uyiganjishe ineza. Ibaruwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 12 umurongo wa 21. Agana ku musozo rero atubwira ubuvandimwe nk'ipfundo ry'amahoro. Ubumwe dukomora ku bucuti dufitanye na Kristo, aribwo ngabire Roho Mutagatifu aduha, butanga uburyo bushya bwo kubaho bugaragaza ubuvandimwe nyabwo. Umusore cyangwa inkumi wahuye na Kristo yamamaza hose umwuka mwiza n'impumuro y'ubuvandimwe, kandi umuntu wese umwegereye yumva ko yinjiye mu isi nshya yuzuye ubugwaneza, impuhwe n'urukundo ruhoraho. Roho Mutagatifu adufasha kubona mugenzi wacu mu ishusho nshya, tumubonamo umuvandimwe wacu. Ubuhamya bw'ubuvandimwe n'amahoro dukomora ku bucuti na Kristo utujyana ku rwego rwo kutigira ntibindeba no kudacika intege mu kwemera, budufasha gutsinda urwikekwe no kwigunga. Ubwo buhamya buraduhuza ngo dukorere hamwe ibikorwa bifasha isi kuba nziza, kuva mu bikorwa by'ubwitange no gufasha abandi, kugera ku bikorwa bya politike n'ubutabera bishingiye ku rukundo. Ntimukagendere mu nzira z'abakoresha amagambo y'ukwemera ngo batandukanye abantu, ahubwo nimushaka uko mwakuraho ubusumbane, ivangura n'amacakubiri,
mukazana ubwiyunge n'amahoro mu muryango itotezwa n'iyacitsemo ibice. Inshuti y'urubyiruko, nitwumve ijwi ry'Imana muri twe, dutsinde umuco wo kwiwugiraho duhinduka abagaruzi b'amahoro. Ayo mahoro ariyo mpano ya Nyagasani wazutse, azagaragara ku isi binyuze mu buhamya bw'abafite roho we mu mitima yabo. Rubyiruko dukunda, imbere y'amaganya n'amizero y'iyi si, turangamire Yezu. Igihe yari hafi gupfira ku musaraba, yashyize umubyeyi Bikira Mariya mu biganza bya Yohani, amugira umwana we, na Yohani amugira umubyeyi we. Iryo ni ishema n'impano y'urukundo iteka ryose, igenewe buri mwigisha wa Kristo, ni ukuvuga buri wese muri twe. Nimwakire rero iri pfundo ritagatifu ry'ubusabane na Bikira Mariya, umubyeyi wuje urukundo n'impuhwe. Mumwisunge mu masengesho muvuga, by'umwihariko rozari ntagatifu, bityo muri buri gihe cy'ubuzima muzumva ko mutari mwenyine, ahubwo muri abana bakunzwe, babarirwa kandi bashyigikirwa n'Imana, mubihamye mu byishimo. Ubu ni ubutumwa bwoherejwe uvuye i Vatikani, bwari bwarateguwe ku itariki ya 7 z'Ukwakira 2025 ku munsi wo kuzirikana Bikira Mariya umwamikazi wa rozari ntagatifu. Bikaba byarashyizwe mu Kinyarwanda n'ubunyamabanga bw'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, Papa Leo wa 14.